ese reka kwirirwa uvunika nawe ntabwo worohewe pe. Ese ubundi na n'ubu ushobora kumbwira umuntu aguteye inda? Ntacyo wambabariye basi ibi bintu mbabara twe kubivugaho, igihe nikigera nkumva nabohotse nzamukubwira, ariko ubu none se isi ari ikintu nibaza, kuba wavuga umuntu aguteye inda hari icyo bitwaye? Ese uracyashimangira neza yuko ari CYUSA? mu gihe wambaye ibintu tukabivamo byo kumbaza uzabimenya igihe nikigera, ariko aka kanya nta kintu nshaka kuba nabivugaho pe. no mu rugo reka nkureke, njya numva bavanga iyo ababyeyi batwite umuntu yirinda kubatesha umutwe. Umwana asa ameze neza mu nda, disi gutwita birakubereye. Ntacyo reka nkureke, ubwo nushaka uzambwiza ukuri. Nose ko wicaye hano numvaga mu cyumba hashyushye, nza ahangaha kugira ngo mve byibuza ko akayaga kangera. ariko nawe uba wiyambitse ibintu, niyo niro nayo ubwayo iragutwika. Ucishamo cyangwa n'igitenge mu mabere utora akayaga, sibyo? Ikindi umwe n'amazi menshi, ndabizi urayanga kandi njya numva bavuga ngo ababyeyi batwite amazi abagirira akamaro. Uzanira amazi ariko cyangwa ntibikugore nta kibazo, ndabona nayo sesira cyanyishisha. aya ntabwo mubishisha, nuko nyine mba numva nta muntu n'umwe nyine nshaka kuvuna hejuru y'ibyabaye kandi ari njye wabigizemo uruhare. Oya ntugatekereze gutyo, yego nk'uko wabivuze cyangwa nk'uko wari ubizi ntabwo tuvukana, ariko njye ntabwo byakuraho yuko hagira ubumuntu muri njye. ese ubu numara kumenya ukuri kose reka kwirirwa wivuna, ikindi wo kukwanga umuntu arakwanze kera, ngira ngo urabizi intambara nyinshi twagiye ducamo, urabizi uburyo twari tubanye. Ntabwo rero ikindi kandi ndakuruta isi, ndakuruta icyo wankorera cyose mwe kukwihanganira kuko uri muto kuri njye. Rero niwirirwe wumva yuko ari ukungura, reka nkuzanira amazi unywe. Wariye se? ntabwo nari kumva nanabishaka. None se nukomeza kwicisha inzara bizagenda gute? ntabwo mbona umucumusha. Ukaba ushaka kuzabyara akana kadafite ibiro. Koko birakwiye ko isimbi yahisha iribagiza umuntu wabashe ko yamutera inda. Manuka we hasi muri comment ubashe ko watanga ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi nze ngusobanurire buri kimwe cyose kigiye kuba cyaza muri no episode igiye kuba yakurikira, kubera ko hagiye kuba hazamo ibintu byiza. Ariko isimbi n'uyu iribagiza ibyabo byo ntago biraza kuba byakoroha, kubera ko isimbi birangiye yanze kuba yabwira iribagiza ukuri k'umuntu wamuteye inda. Ariko turaza kuba twabireba byose. Se uyu musaza papa Kamarade ko twabonye yihengekana uriya mukozi wo kwa Rugema, akabasha kuba yamuha amasomo yamuhaye amafoto ya EMILE na Kamarade, ngo anibagera hariya bazabashe kuba bamubwira bazaba bazanye iki, bafitanye iyihe gahunda. Byose turaza kuba twabireba. Sylvie n'umukunzi wewe bimeze bite? Rurangirwa baraza kuba babyifatamo gute, kubera ko twamaze kubona ko Rurangirwa na Sylvie barimo barakundana urukundo rwiza cyane bishimye. Ese Kanyana we ibyo biraza kuba byamera gute, kubera ko twabonye ko we yari ari mu gahinda gakomeye cyane.
gakomeye ariko yanze kurya yanze kugira ikintu akora yaheze mu buriri ibye byo biraza kuba byagenda gute kubera uyu musore Rurangirwa byose turaje tubirebere hamwe ese Cyusa we na Iribagiza ibyabo bigeze hehe nabyo turaza kuba twabireba rero icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri ino channel nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe ukarikandaho warangiza ukajya muri comment ukabasha kuba watanga ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ugashyiramo ama emoji y'umutima ubundi ukaza nkagusobanurira buri kimwe cyose kigiye kuba cyaza hano muri episode igiye kuba yakurikira kubera ko ibintu bigiye kuba biryoshye cyane kandi tumaze kuba twamenya ko iyi channel ari yo yonyine y'ukuri itanga amakuru abasha kuba yaza muri filimi Inzira y'Umusaraba hari abantu babashe kuba batwiyitirira mujya kureba filimi yacu mugasanga ibintu bababwiye ntago byigeze biza ariko iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabitangaza ari ukuri yuko murabibona abantu bamaze kuba basobanukirwa niyo ifite abasubscribers benshi cyane yemeza ko ari ukuri ibintu ivuga hano ari ukuri rero reka dutangire kuri uyu musaza papa Kamarade twabonye ko yari arimo yifungana uyu mukozi wa hano kwa Rugema amuha amategeko amubwira ati Kamarade na Emile nibaramuka bageze hano mwa runo rugo uzabanze kumbwira uzabihishe ubundi uze umbwire ese uyu musaza yabashaka kuba yabwira iki Kamarade ndetse na Emile ese kubera iki adashaka ko hari undi muntu wabimenya ko bageze hano mwa runo rugo uretse we wenyine byose ngiye kuba nabigusobanurira rero uyu musaza impamvu ashaka ko Kamarade na Emile nibagera hano mwa runo rugo ariyo mpamvu yahaye amafoto uyu musore usigaye urinda hano kwa Rugema ngo nibahagera azamumenyeshe nuko Kamarade na Emile nibagera mwa runo rugo bazaba bazanye umuti wa kabiri wo kuba baha Iribagiza kugira ngo rero uyu musaza ntago yigeze agambanira Iribagiza ahubwo arimo arakorana n'abahungu we Kamarade na Emile kubera ko bamaze kuba babona umuti niwe watanze Rugema kugira ngo abashe kuba yafatwa hariya mu cyaro niwe wamwohereje amuta mu gatego kugira ngo abashe kuba yafatwa ese ibintu biraza kuba bigana hehe rero niyo mpamvu mwabonye arimo abwira uyu mukozi wa hano kwa Rugema ati nubabona uzabashe kumenyesha nuko bagiye kuba bazana uriya muti wa kabiri Iribagiza azabasha kuba yanywa kugira ngo Iribagiza akire rero nimba umaze kuba wasobanukirwa jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe kubera ko iyi filimi igiye kuba yagera ahantu haryoshye abantu bari bararakariye uyu musaza ati yagambaniye Iribagiza mwengere mujye muri comment muvuga ati ndamubabariye kubera ko ntabwo yigeze agambana tumaze kumenya ko ahubwo ashaka kuba yavura Iribagiza uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Imana ibashije kuba yamukoresha uyu musaza kugira ngo agere hano kwa Rugema ni Imana yabashije kuba yabimukoresha kugira ngo abone uko azavura Iribagiza noneho ahibereye ese ibintu biraza kuba byagana hehe rero nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza igakora buri kintu cyose kugira ngo umuntu anyure mu nzira zigoye agere aho akwiye kuba yagera akwiye kusohoza ibyo yasezeranye n'ababyeyi ba Iribagiza jya muri comment uvuge ko amena cyane kubera ko Imana nyine yabashe kuba yakoresha uyu musaza kugira ngo agere mwa runo rugo yemera kuba yagambana ndetse yemera kuba yabeshya Rugema ariko kugira ngo azavure Iribagiza yuko yashaka kuba yarya iyi mitungo yari kwirya wenyine yuko niwe ufite impapuro zayo za nyazo yose uri kumva ko ntabwo yari kuba yakenera Rugema kugira ngo barye iyi mitungo yaba Iribagiza ahubwo we yari kwirya wenyine uri kumva rero ko yaje kuba yavura Iribagiza abantu bamaze gusobanukirwa mujye muri comment mubashe kuba mwatanga ibitekerezo byanyu ese Sylvie ndetse na Rurangirwa ibyabo bigeze he twamaze kubona ko aba bantu bari mu rukundo rukomeye cyane Sylvie ndetse na Rurangirwa batangiye kuba bakora urukundo rwiza cyane rurushijeho kuba rwiza twabonye ko Cyusa we na Iribagiza urukundo rwabo rwabashe kuba rwaranga iyi filimi rwari rurimo agahinda kenshi ariko urunguru rurimo ibyishimo kubera ko Rurangirwa yabashe kuba yaza gusura Sylvie ukabona n'abantu bishimiranye n'abantu baberanye rero nawe nimba uri kubona ko Sylvie ndetse n'uyu musore Rurangirwa baberanye jya muri comment ubashe kubivuga kubera ko aba bantu urabibona nyine ko
kuba ari abantu beza baberanye. Ese Kanyana we yari kuba ashaka ko arimo ashaka uyu musore azabasha kuba yamubona? Rero uyu musore Rurangirwa ni umusore urimo urashakwa n'abakobwa babiri, yuko tumaze kuba twabona ko Sylvie we yamaze kuba yamwegukana, ariko Kanyana yasigaye mu gahinda gakomeye cyane, kubera ko Kanyana arimo ararira ayo kwarika ashaka ko yazatwara uyu musore Rurangirwa. Ese azabasha kuba yamwaka Sylvie? Byose tugiye kuba twabireba. Rero abantu bafite igitekerezo kuri Kanyana mujye muri comment mubitubwire, kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha, ibintu bigiye kuba byaza muri iyi episode bigiye kuba byaba ibindi, kubera tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi bigiye kuba byaba byiza cyane muri rukundo rwa Sylvie ndetse n'uyu musore Rurangirwa. Urabona ko ari abantu babashe kuba baberewe cyane n'urukundo, ari abantu bishimiye urukundo, ari abantu bakundanye bya nyabyo nabyo kubeshyanya. Ese biraza kuba byagenda gute? Urabona noneho ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe uri ufite igitekerezo kuri Sylvie ndetse n'uyu musore Rurangirwa y'uburyo urukundo rwe ruri kugenda, jya muri comment ubashe kuba wagitanga kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi bibashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero hariho ibindi bintu byabashe kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, tugenda tubabwira ibintu byabashe kuba byaza mu nyuma byo muri episode twabashe kuba twareba mbere, tugahita tuza tunababwira ibiraza kuba byakurikira, uburyo ibintu biraza kuba bimeze. Uyu musore Rurangirwa ibintu biraza kuba byaba, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba biraza kuba ari byiza cyane, kubera ko twabonye ko Iribagiza agiye kuba yabona umuti wa kabiri, Kamarade ndetse na Emile bagiye kuba bawuzana bakawuzanira uyu musaza kugira ngo azabashe kuba yawuha Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane, abantu bishimiye ko Iribagiza yabasha kuba yabona umuti wa kabiri. Mujye muri comment mubashe kuba mwabivuga, kubera ko Iribagiza namara kuba yabona umuti wa kabiri azabasha kuba yakibuka ibintu byose Rugema yamukoreye. Rugema bahite bamuta mu butabera, kubera ko twabonye ko Rugema ari umugome cyane, ari we wabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo yegukane imitungo yabo. Ariko ibintu bigiye kuba byamupfubana, kubera ko Rugema ibintu agiye kuba yakorerwa ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka, urumva Rugema nta mahoro azaba agifite, isosi ye izaba iguyemo inshishi. Ese Rugema araza kuba yabyifatamo ute nabasha kuba yamenya ko uriya musaza yizera ko bari kumwe, atigeze yemera ko bari kumwe, ahubwo yabashe ko yagambanira Rugema aho kugambanira Kamarade na Emile? Ese Rugema araza kuba yabyifatamo ute? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Ese Kanyana we ibyo biraza kuba byagerera hehe, ko twabonye ko ari mu buriri arimo arira amarira menshi cyane ashaka uyu mukunzi wa Sylvie avuga ati yahemukiye Kanyana. Ese Kanyana umubona koko Sylvie yaramuhemukiye? Kandi bose barakunze umukobwa, Sylvie nabashe ko Kanyana nabashe kuba yabivuga, Sylvie akabasha kuba yakibwirira uyu musore ko amukunda. Uri kumva Sylvie twamurenganya? Jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe bya Sylvie ndetse na Kanyana. Kanyana yabashe ko yakijwindika Sylvie ati niwe umutwaye umukunzi, ariko twebwe tumaze kuba twabona ko uyu mukobwa Sylvie nta kosa yigeze akora, ahubwo Kanyana ari we ufite amakosa, kubera ko atigeze abwira uyu musore ko amukunda, akaba abashe ko yamuhemukira. Rero uri kumva ko Kanyana ari kwitera agahinda k'ubusa, ariko twabonye ko hari umuntu uri kubasha kuba wamuhumuriza. Uyu mukobwa coach yamubwiye ko ahari ubugiye ari Imana yabashe kuba yabikora kugira ngo atabashe kuba yakundana n'uriya musore musaza wa Iribagiza, ahubwo iri kumutegurira undi muntu we kugira ngo bazabashe kuba babana neza. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yaryoha cyane, ibintu bigiye kuba byaba ibindi, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi byabashe kuba byatangaza abantu, kandi hano habasha kuba hatangirwamo n'amasomo akomeye cyane wabasha kuba wakigiramo, ukabasha kuba wayakoresha mu buzima busanzwe n'ahandi hose.
rero uri kumva ko filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yarushaho kuba yaba nziza cyane, ibintu bigiye kuba byaryoha. Ese mubona koko Iribagiza nanywa umuti wa kabiri Rugema ibyo bizaba bigeze hehe? Ese Fabiola ufite ubwoba bwinshi cyane avuga ati Rugema aramutse anyweye umuti wa kabiri ibyo Iribagiza aramutse anyweye umuti wa kabiri ibyabo byaba birangiye we na Nyiranambara. Uri kumva ko rero Fabiola ndetse na Nyiranambara na Rugema Iribagiza namara ko yabona umuti wa kabiri ibyabo bizaba birangiye. Ariko Iribagiza hano ho yararimo abaza uyu mukobwa Isimbi, amubaza umuntu wabashe ko yaramuteye inda. Isimbi rero ntabwo yigeze amwemerera umuntu wamuteye inda. Isimbi yagumye kuba yahisha Iribagiza umuntu wamuteye inda, kubera ko Isimbi arimo avuga ko ari Cyusa, kandi Cyusa ntago tuzi neza ko ari we wateye iriya nda, yuko iriya nda Isimbi yari yaragiye kuba yashaka ahantu, ajya kuba yashaka umuntu wamutera inda kugira ngo azayitirire Cyusa, kugira ngo bazabashe kuba babana na Cyusa, kubera ko twabonye ko Isimbi yakundaga Cyusa kera kugira ngo azabashe kuba yabana nawe. Ese Isimbi ibyo biraza kuba byaherera hehe, ushaka kuba yashyira inda kuri Cyusa kandi atariye, ahubwo ari y'umugabo w'umukene ubashije kuba yavuga ukuri kose? Isimbi araza kuba yabwira ukuri Iribagiza, byose tugiye kuba twabireba, ariko ntabwo Isimbi ashaka kuba yavuga ukuri, kubera ko igihe kitaragera cyo kuba yakuvuga, kubera ko twamaze kubona ko ashaka kuba yatangira kuba yabeshyera Cyusa ati niwe wamuteye inda kugira ngo azabashe kuba yamufasha kuba yarira uriya mwana. Ariko Cyusa we yagumye abihakana cyane, avuga ko bagomba kuba babigira ibanga kugira ngo Iribagiza atazabasha kubimenya. Ese Isimbi azagumya kuba yabika iri banga rya Cyusa kugeza ryari? Ese Cyusa koko niwe wabashe kuba yatera iyi nda uyu mukobwa Isimbi? Byose hano tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Nimba nawe hari ibitekerezo ufite uri kubona ushaka kuba wayitangaho, jyaho hasi muri comment kugira ngo ubashe kuba wabisangiza bagenzi bawe nabo babashe kuba babibona, kubera ko ibintu bigiye gutangira kuba byaryoha, noneho filimi yacu igatangira kuba yaba